bagashizemo mu Rwanda nta muntu abishobora bana umuntu abishobora se cyane n'ubwa mbere nabibonye na n'umundi muhanzi wari wabona afite kano mu matwi kabisa sibye visual case Sheebah yarandebye twagiye gu performinga muri concert yiwe Arankunda cyane urumva niho twase navuga ngo twase dukorana friendship turakundana atangiye ambwa ati please a beauty or is beauty nta kintu wahisha thank you guys ndabakunda cyane bacana nina kati niba bakisanga kuri stage bakabonaga Knowless ako bazika Knowless uze kuri stage bakabati mu munyarwanda kazi ninde koko nayo pana uri chokora chokotaya umutima gwanjye gusura wo vuga ngo shop yanjye nambikaga ba Chameleone Jose Chameleone ba Vinka nka Blues Melody nkavati Blues Melody is a big guy you know arabyibushe mu kuntu ndicyamubera nzikitamubera nkavati choose this and this navuga ati Kabarebe kubera ko Kabarebe n'umuntu muhanga cyane Kabarebe umuntu ushishoje n'umuntu nyine ubona ikintu cyose kiba kiri kuri navuga ngo kiba kiri kuri gahunda ni wa mudahubuka nimba ateguye kino ni kino you know ni wa muntu nyine uri you know uri class kana tutushaka no class umuhungu wa mbere ntashaka kudatinga umutipe w'inzobe umutipe w'inzobe yego kubera iki umutipe w'inzobe nago navuga ngo abatipe b'inzobe bariyemera kandi akintu bafite ni wa muje uvuga ati ngiye kugera Marriott for sure nta ni coffee birenze 100 mu mufuka afite Yo BigTowners one more time tukaba turi muri BigTown base aha niho duhurira n'abantu benshi cyane ibijyamamare byinshi bitandukanye tukagana ibintu byinshi bitandukanye maze tukabikugezaho urimo kurikirana BigTown TV ariko nimba utarakanda subscribe what are you waiting for I go by the name back T and this is BigTown TV kanda subscribe nimba utarayikandaho maze kumenya gahunda mugomba kumenya gahunda yacu uyu munsi nashakishije umukobwa mwiza cyane uri muri music industry uyu mukobwa yaciye mu bintu byinshi cyane yigeze kuba Uganda yabaye inshuti cyane yabaye dancer wa Sheebah Karungi afite ibintu byinshi bikorwa byinshi akora nawe ushobora kumwita dancer ushobora kumwita umuhanzi ushobora kumwita mu fashion designer araza kutubwira n'umukobwa wari ufite shop y'imyenda n'ibiki byose araza kutubwira yambitse abantu benshi batandukanye n'umukobwa ufite swagger tuza kuganira nawe byinshi maza kubimenya the one and only Visha Keys, welcome to the show. Murakoze cyane. Yeah, amakuru. Ni meza cyane. Usmiringa neza cyane. Thank you. Yeah. Yes, please. Ako ka brownie na kamukorogo cyangwa na naturel. Naturel. Naturel nyine bari natural. Umwimerere mu Kinyarwanda. Yego. Na kamukorogo se? Cyangwa kamukorogo karafashe. Yanaga mukorogo. So nyine ni natural, you know. Yeah. Thank you. Very nice. Yo nahuye n'umukobwa ufite swagger nkawe tugomba kutangiye kuminyambarire ye. Yego cyane. Wambaye neza. Oh, merci. Okay, tangiye usobanura imyambarire yawe. Kuva hasi. Okay, urakoze. You wanna nambaye Jordan from UK? Okay, from UK. From UK, yeah. Amadolari angahe? Naguti yavuga ko ni menshi ariko ushaka kwimenya na mwa. I can see it's a OG. OG. Yeah. Yes. Socks are white, so murabizi, so bisanzwe amafaranga igura ntago tujya mu biciro. Tujye kuri Cyane. So murabibona ni group so you know, now it's very expensive, you know. Expensive, yeah, irahenze cyane. Ni silver cyangwa ni steel? Silver. Ni silver, Nice. Yeah, ikabikoze muri nuza muri diamond. Pure diamond. Pure diamond. Don't tell me. Yeah, pure diamond. Yeah. Kira kambara. So tujye kuri Shein. Cyane nyine sanzwe nayo iri diamond, you know, silver. Yeah, okay. No mwizo simurabona nambaye diamond, you know. Silver and diamond. OG. Don't tell me. Ikaba from UK, you know. Now from UK. From UK. So nkaba nambaye aho ngaho sasa kuri yo dress. Hey, dress iteye ubwoba. It's a bling dress. Yeah, it's a bling, you know. You know, so ni designer, you know. Okay. You know, I'm fashion, so nikuvuga ngo
ibayita dress ni navuga shirt dress. Okay. Shirt dress kabiri mode in UK. Yes. Ibintu byawe byose ko biba byavuye UK mama. Yes, UK ko mbarabona bitumijeho. Ama fashion, you know. Okay. Yes. Tukatujya kuma hereni. So nayo nyine nabibona ni Diamond, you know. Ali mix kwa. Diamond. Yeah, cyeje cyambaye Diamond. Sometimes biterwa n'ikintu mba nambaye nkaba nakambara gold yako bitewe n'icyo nambaye na crement yali, you know. Yego. Okay. Amarineti. So God goes bakata wita superstar gas Fisher Case. Don't tell me ngo ngwiki nago nabisubiramo like superstar Fisher Case. Superstar Fisher Case. Gagos. Yeah. Ni brand yawe. Ni brand yanje. Iri unique na naguri common, you know. Ona ni unique na undi muntu ifite. Ko abazifite bose bazambara nyine bakabona ko bafunza amaso. Akonje iri unique nyambara, you know. Ndiba n'abantu bose. Kabisa. Nice. Imisatsi ndi kubona style karenze cyane, agakoreri karenze cyane, gapika cyane. Tubwire. Byo ni indi bindi. Yego. So yingi harandi hantu wako wibagiwe. Turetse gute mu misatsi harandi hantu wibagiwe. Makeup. Yenage makeup. Watoboye hari ikintu kirimo hari akanga bacyo kantu turaza kuzuminga kujya kuri kamera. Okay. Yeah. Yes. Biragoye cyane gutobora katuberemo imbere yakora gatubera inyuma gatubera imbere yego nago kababaza se ko kandi nago kababaza ni from UK. Okay. UK everything is UK. Yes niyo bagashizemo urwa nta muntu abishoboye bana umuntu abishobora se cyane nubwa mbere nabibonye na n'umundi muhanzi wari wabona afite kano mu matwi kabisa sibye Fisher Case. Yeah. Okay. Makeup. So makeup navuga gute makeup ndayikorera. Okay. Yes, makeup ndayikora ko you know I'm designer so mafite bikimwe cyose makeup zose zitandukanye ibikoresho byose. Yeah. Equipment zose hagisha nabyikorera. Okay. Designer. Yeah. So kumisatsi wabimbajije. Aho ngaho naho. Let's go there. So navuga ngo urabibona gute wowe? Bana nje ndi kubona ni brown color. Ibimeze neza. Is navuga gute harya bayita gute nappy afro something like that. Yeah ifite colors ari kugira ngo ushire iyo color n'icyo wagendeyeho cyangwa washatse guhinduka umuzungu. No nagaruka guhinduka umuzungu ariko buriya ega bajya bavuga tuva muri analogue tujya muri digital. Yeah. So nikuvuga ngo umuhanzi wese ntago uzamubona muri the same look. Igihe cyose umuhanzi agomba gutandukana n'abandi bantu. Yeah. Akekana itandukanye n'abandi bantu kubera ko umuhanzi cyose agomba kureba guhora nyine nk'umuntu utandukanye. Afite new style. Yeah. Akaba ari new style nyine kuri umuntu wese muna crashing. For real. Bamwe mumenye ko Fisher Case afite wenda ya musatsi na hambiri inyuma. Cyangwa bya you know za wig number have to look different. Okay. Very nice. No inzara. Marambwiye ngo umukobwa ufite ziriya nzara nuzibeshe kumucyokoza gato yita Oya nagari kubera ko ufite inzara ndende nk'izangiye wenda kubona wenda nagushuna cyangwa ngibi bivuga nyine ubwiza bw'umukobwa. Okay. Ubwiza bw'umukobwa n'uvanga igihe cyose agomba kurebeka nyine beauty as usual. Yeah. Nice. Niki udakunda mu buzima bwawe? Ikintu wanga mu buzima bwawe? Ikintu nanga mu buzima bwanjye nanga umuntu mbabaza pe nanga umuntu mbabaza. Kunda guteteshwa cyane yakiyana aravyumva. Cheers kwanza cheers. Yeah. Nice. Ukunda care? Yeah, nkunda care cyane. Okay, wanga iki? Icyo nanga? Navuze ko nanga umuntu umbabaza. Ikindi nanga umuntu navuga twatwanye nyine gahunda akayica. Ye umuntu ugendera kugira. Kumva nkubwiye saa 9 duhure saa 9. Ubwo nyine ninsanga warengeje isa ntago ndi buzi. I'm sorry please I'm busy. Okay. Ubwo ko ndi busy nyari ndi gukora. Yeah, umuntu ugendera kugira. The girl from UK. Don't tell me a lie. Ninde umustarekazi ukubangamira cyane hano mu Rwanda?
bagitiko nawe ko atari bose ngiye mbona bari perfect no barankorera yego ninde muhanzi w'umukobwa ukunda cyane umuhanzi w'umukobwa nkunda cyane nkunda Marna yego okay Marna kubera ko namabira bwa ko mukunda nuko Marna ari sharp kandi nkunda umuntu sharp so ni wa muntu uri sociable kandi nkunda muri sociable wa muntu muzahurira n'ahantu nyene yifuza akweka ko ari shosho ko ari kindly ari lovely kubera ko icyo gihe nyine bitewe n'uburyo ameze icyo kintu kituma mukunda ibyinshi mwigira nyine ari star kubera ko kuba star bivuga ko uri humble nyine wo utikomeza cyane woroshye Visha Kids barambwiye ngo uri inshuti cyane na cyangwa mwabaye inshuti cyane na Karonji Sheebah from Uganda yego a female artist singer from UG bakti bakoze cyane nukuvuga ngo uburyo nabaye inshuti na Sheebah ni ibintu ntago ari ibintu byoroshye cyane cyangwa bikomeye cyane navuga ngo Sheebah ukuntu twahuye muri make wenda kugira ngo tube friend cyane hari ahantu nabyinaga nari mfite nuza navuga dancers nari mfite abadancers banjye natozaga UG noneho Sheebah twaje guhurira hariya Bugolobi harantu twa dufite concert yes noneho tujyayo nye tugiye kubyina twamenyana noneho tugezeyo abona nyine uburyo ndi kubyina indirimbo zinire kwibiki abatira umukobwa ati ntabaho urumva ko twave deja kuri stage tuvuye kubyina turasohoka arangira atuma mu Scott we wari umuherekeje amwe se wajya ukambwira umukobwa kazi ubu mu Scott naza ambwira ati ndashaka ko Sheebah shagwana nawe ndamuga ati toke na kibazo ndagenda ndi confidence cyane umva ikindi natekereza wenda ko ajye kumbwira se wabye neza ese na gutumira muri crew yanjye ukazaza ukabina biki nateze kandi ibintu byinshi yumbazi bitandukanye aho ni kuvuga ngo Sheebah uburyo twabaye inshuti so naraje icyo gihe arangije ambwira ati you're so amazing ndavuga ati urakoze cyane so urano ko abanyarwanda ukuntu baba bameze UG nyine n'abantu kubwa beza nyine bashunguye ba attractive ku bantu bose nyine abatura mu ninde akaba amazing ko bazura mu ninde so none turaganira arambwira ati pe nabonye umukobwa unyemeje kuko uzi kubyina neza cyane ndavuga ati urakoze cyane ariko uvuga ngo turangije turaganira arambwira ati please wambabarira ukazikaba muri crew yanjye ukajya ubyina nkaguhemba nk'abandi bose ari uzancharging yose wanyaka miliyoni 2 wanyaka 3 nzayago ndamwana kibazo ko bizabyiza ko dusinyanye contract turasinyana so ntangiye kujya mbyina muri crew yiwe atangiye kujya nkunda ambwira ati you're so amazing urumva nkajya mbyina muri nuzaziye muri navuga mu bitaramo byiwe so nuko ngo twamenyanye sometime akanye mfite mu rugo rwe nkajyayo rimwe n'imwe akajya muri studio nkamuherekeza urumva n'ibyo byatumye biba attractive cyane kuba nakunda music ko nabonaga nakora nk'abasefari singira rishobora bera nta kintu kitagiye gishoboka mu buzima iki cyose wagerageje gishobora no matter what so uruvuga nyine twaje kumenya uburyo turakundana biki icyo gihe twatugenda gukora n'indirimba ko nago nabashe kuba nayikora kubera ibintu bya covid so byatumye mitangaruka nyine mu Rwanda ndabati okay muri nakunje ushaka kujya gukorera music mu gihugu cy'abandi itobanjije wanyu kugira ngo bakumenye sibese byatumye byaniye kuba nagira kugaruka mu Rwanda wateka nanjye mbanze nkore music so turadukana na club igihe kizaza nyine ariko turayifite twarayikoze ko nago irasohoka so rumva anytime ningiye tsayisora reka tugaruke gatoya mu kubyina kwawe watangiye ryari ninde ukwigishije kubyina waje kuba professional gute kugira ngo Sheebah nawe abe attracted na dancing zawe n'ibikorwa byawe ahita kubwira ngo ngwino dukorane urakoze cyane bakti so navuga ngo uburyo namenye kubyina nabyinaga mu itsinda bitaga ZDS ikorera hano mu Rwanda yego ni 2010 na kangahe 2016 na kandi gutyo before you got to Uganda before I got to Uganda so nikuvuga ngo no bene yaho najyaga ariko nkagaruka ariko nyine naje kureba iryo tsinda ryabaga mu Rwanda niryo ryangishe kubyina bari abatipe bazi kubyina bitwaga ZDS bari bazi kubyina pe ariko babyinaga nuza gospel ariko ribona ko bari professional so nabwo niho uramenye kubyina so bituma nanjye njya uvuga ntireka ntangire nshinge dancer yanjye hano mu dancing group
hano muri nuza bayita what they call hari groupe nyine nashinze ariko nyuma yaho naje kwisigira undi muntu biba ngombwa ko njya gukomeza kwiga no hanze so ndakomeza. So ugeze Uganda kugira ngo Sheebah kubone dance wazikomeje gute? Kugira ngo ambone hari groupe nakomeje ntoza UG bazitaga the winners crew. The winners crew nukuvuga ngo ngiye narayitozaga tukajya kubyina ahantu hatandukanye kumva ko Sheebah yarandebye twagiye performinga muri concert yiwe Arankunda cyane urumva niho navuga ngo twase dukorana friendship turakundana atangiye ambwira ati please ngunu utangiye ubyine muri dance yanjye yego. Okay collab yawe na Sheebah byaje gupfa gute? No nago byapfuye bakti ariko nukuvuga ngo indirimbo irahari ariko yarambwiye ati vishange nuramukuje Uganda nta kibazo tuzayikora kuko icyo gihe yese mbwiye ati nta mafaranga uzishura ntayo yarambwiye ati wenda irumva consommation wenda bizagenda ku ruhande so bitewe n'ibyo wenda nzaba nshaka nge nzabitanga ndamubwiye ati nta kibazo igihe cye cyose nzahajya nta kibazo twakora ambwiye ati anytime you are free just was tugakora video nta kibazo ariko niyo audience kunyishyira hanze ati yambabarira uzabanze yanze kunyishyira hanze yeah. Abantu bakunda kureba mu maso y'umukobwa kugira ngo ndabizi cyane kuri kamera barimo kubasabye vishaga. Oh my god. Okay nta kibazo you know beauty always beauty nta kintu wahisha. Thank you guys ndabakunda cyane. Very nice. Yes, thank you. Okay reka tugaruke kuri music. Yes. Watangiye music gute? Navuga music yanjye bwo nayitangiye nayitangiye nakundaga abanyarwanda kera kuva cyera ba Cyane Nina ba Oda Pass barimbaga neza pe kubwo ngiye navuga ati twaririmbaga bira by'ama karaoke UG nkaririmba indirimbo zabo zose abahanzi nkavuga ati please nkashyiramo indimo nkaririmba akati umunyarwanda nkashyiramo izanoise nkashyiramo izaba ba Cyane Nina akati niba bakisa kuri stage bakonaga Knowless ako bazi ka Knowless uze kuri stage bakaba umunyarwanda kazi ninde koko urumva nabyo bikabacanga ariko nuvuga ngo uburyo nakunda music ndewe byari bihabanye nuko wenda mbibona kubera ko navuga music what kind of music numva ko abakora dance abakora R&B hip hop afrobeat ni benshi navuga ati kanje focusing kuri dancer niyo navuga music yanjye nese focusing aho dancer yeah sample them. Yeah. Sample them. Kunje bazanye se? Oh. Agapande tu gatoya. Twumve dance all ya Visha Keys. Just don't say tabalaba you ain't understood to me. Amazima wa wamba you are all over you part of me. Yeah yeah buri chokora chakwatayo umutima gwanjye gusura wo nakawisha na me you blow I'm addicted to you boy you mean number one everything you do now I love you that speak up in them byonjagara byolina laba abankonya wanje nayenganye rwa kubandi nayo mwana abogede bingingo cyawenze nayo pana buri chokora chakwatayo umutima gwanjye gusura wo nakawisha na me you bro chakwatayo yeah muzi kigande buri cyokora chakwatayo chakwatayo cyo ukora kigerayo aho nyine. Thank you Bakti. Yeah. Indirimbo z'ikinyarwanda ujye wandika ndazandika na sample me gatoya gatonya. I'm just changing my life igihe naguhitagamo sinazi yaje nabonye utandukanye ni wowe si yanjye
nari negereje imbaraga z'insunika zintwara huri kugutekereza byo nyine biranyura. Asante sana. Kana fresh kabisa. Yes, So, please. wari ufite fashion shop Yeah. in Uganda ngira ngo Yego. bimeze gute ngo Oh, fashion ni shop iracyahari ariko ubuntu kuvuga ngo hari uwo nayirekeye kugira ngo abayikora mu gihe wenda ndi muri music hano mu Rwanda ariko anytime njya kwicekinga nkagaruka. Abahanzi cyangwa abantu bafite amazina wigeze kwambika nabo bakavuga ngo ni kuvuga ngo shop yanjye nambikaga ba Chameleone, Jose Chameleone, ba Vinka, ba Rinraj, barahanzi bakomeye bose nabambikaga na underground bose nabambikaga ko baza baganira iwanje bati Visha please respect ko nabirebaga ikintu gihwanye n'icyo bagiye gukora nimba stage ni stage nimba ari party ni party nimba ari you know yeah as designer you know mu Rwanda cyo kwambika abastari bacu ufite nivubanga ariko nago nabitangira ariko ndi kushaka uburyo nabitangira BigTown so nivuga ngo nzabambika babe bari ready icyo bazashaka nzabeka itandukaniro ritandukanye n'abandi bantu n'indi fashion abandi bantu bakora kubera ko you know ngiye nshaka kureba nkavuga ati BigTown cyangwa urugero nkavuga nka Bruce Melody nkavuga ati Bruce Melody is a big guy you know arabyibushe mu kuntu ndicyamubera nzikitamubera nkavuga ati choose this and this nkamusetingira hari akenda kamaka ati please chili clear no comment. Yes. Ndashaka visiting gatoya your Instagram. Yego. Hajya yitwa gute? Kangwitire mandebe. Ufite nyinshi? Oh yeah. Ariko hari izindi namamaniza. Imwe ukunde gukoresha cyane. Fashion. No, just your Instagram. Visha case. Visha. Yeah. Okay. Turebe ndashaka kuvisitinga Instagram yawe. Yeah. Visha case. Visha case. Yeah. Yes. Kuri Instagram yawe. Nihe foto uheruka gupostinga? Hari ifoto na postinze n'indi mu bwato. Niyo yanyuma mperutse gupostinga yego. Are you sure? Of course, yeah. I'm really sure, yeah. Oh yeah, I can actually. Foto iheruka ningi. Oh my God! You're stubborn. So much. Yeah. This photo ya Visha case yanditse ngo the birds singing in the sky and I enjoyed the sweetest sound. Nakaboroka love. Yego. What does it mean? Bisobanura iki? Repeat it again. The birds singing in the sky and I enjoyed the sweetest sound. Biravuga ngo ikintu cyose mbona mu kwezi ngo ikintu kibi cyose wenda mbona mu kwezi ngo gishatse kuvuga iki ya like nyine ntago gisa nk'ikingora nyine nk'icyo mbona nyine mu navuga wenda mu muco right something like that. Yeah. Ya indi none uri mu bwato. Iyo mu bwato niyo ishaka kumenya kuri n'icyo uheruka kwandika caption rimeze gute kuri foto uri mu bwato. Nanditse mvuga wenda nari enjoyinze nyine bihagije so that's time just to shine I think. Visha uri kumbesha. Yego. Iyi foto wanditse ngo searching for someone we write. Bakitiri kunubura ariko. Someone we write. Hurry. Kaka love nako nago kabuzemo. So nibyo koko. Thank you. Someone we write. Visha arimo gushakisha umuntu maze bakarutwara urukundo. She is searching for someone to ride with. Bakarutwara.
so nivuga ngo hari igihe ukunda umuntu ariko finally ugasanga umuntu wakunze is a long person ugasanga bamutwaye kubera ko ntago yari wawe it's better yuko waguma hamwe ukarindira wawe uzaza yego Visha yo narebye amafoto yawe kuntu bo postinze abantu bashobora kwibaza ese Visha case nawe ni slay queen. No, I'm not. Ntabwo ndi slay queen, ngende umuhanzi kazi. Yeah. Yego. Ufite amafoto meza. Urakoze cyane. Yeah. Ese nawe wari tatouage ku kumenyo? Oh, ni nacho. Ni nacho. Ni nacho. Abizi nyine abakobwa b'Inyanza barabanywe amata, arababyumva nyine ni nacho. Ni nacho. Yeah. Nashakaga turebe n'icyo wahitamo hagati y'umuntu strange umuntu ego imodoka nziza cyangwa ikintu cyiza cyo kunywa none n'icyo wahitamo njye nahitamo maweti nyine ni yanzoga navuga ngo iri classe ko gutegura nyine ku meza niyo wahitamo yego twandikire basi yari maweti yes tabone twandikire hadi ni maweti maweti sindaguruka twandikire tusho no kwicara binini bigaragara Maweti yes nuko nguko byandika yego are you sure yego njyewe ibingibi sinjya nkunda kujajinga mwebwe murimo kurikirana BigTown TV muraza kutubwira nimba yabyishe cyangwa yabyanditse neza no problem Maweti ni inzoga Maweti yego ni inzoga yego irasindisha nagisindisha cyane ariko irasindisha mu gace kubera iki ukunda iriya nzoga Maweti Maweti nivuga ngo ni inzoga nyine class ni inzoga nyine uba wishima utana bimwe byo gusinda uri muri miswinyi nyine bi class nyine nubone nyine umuntu yicaye ku meza cyangwa kumwe n'abantu tangiye bone yatembaga ni inzoga class idashaka gusinda urayinywa kumva kutasinze kuba wasinza kuri muri swinyi nyine yego yes nuhe umustar cyangwa umuntu famous azwi hano mu Rwanda buri munsi ujya wifuza ko akubera inshuti zisanzwe tu just a friend ariko ntago uramubwira ntago abizi ariko buri munsi wumva ko kanaka abaye umushuti wanje byanshimisha cyane ninde mu bahanzi nyarwanda either abahanzi abantu bafite amazina politiciens abakinnyi b'amafilime whatever bose aba footballers bici umuhungu ariko I wish umuhungu yambere inshuti wamuvuga ko izina nibikunanira urongero byandike tuariye tuti dukomeza na gahunda bamwita oh my god urashaka kumvuga umuhungu nagara umukobwa wari wese ko nyine mu sale abantu uje wifuza ko please abaye inshuti yanje Kabarebe Kabarebe kubera iki navuga ati Kabarebe kubera ko Kabarebe ni umuntu umuhanga cyane Kabarebe ni umuntu ushishoje ni umuntu nyine ubona ikintu cyose kiba kiri kuri navuga ngo kiba kiri kuri gahunda ni wa mudahubuka nimba ateguye kino ni kino ni wa muntu nyine uri uri class kana tutushaka no class yego yego umunsi wababaye cyane byagenze gute umunsi wakubabaje cyane dusho kwibagirwa ako se bakturajya ngo ndire koko navuga umunsi nababaye cyane ni umunsi nakuze ntaza ababyeyi banje cyo kintu cyambabaje mu buzima ariko bibaho buriya avango après l'échec la vie continue si byose nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza so navuga nicyo kintu cyambere cyambabaje kuba nakuze ntaza ababyeyi banje gute se umuntu ashobora kugukura gute taza ababyeyi okay navuga ngo impamvu nakuze ntaza ababyeyi banje nakuze barapfuye kubera ko bapfuye ari bombi
ntago nabashe kuba nabamenya ama face nyine isura ku isura kuko undi mwana akura avuga ati ngenzi mama ndi papa ariko ngira ngo nabashe kubamenya nakuze mbona famille yanjye so abavandimwe banjye ariko nuvuga ngo cyo nava cyambabaje cyane yego no tikibaho yego nicyo gihugu ukunda gutembereramo cyangwa wifuza kugitemberamo gihugu nkunda gutemberamo cyane ni Dubai ariko icyo nifuza kuba natemberamo cyane ni muri London muri Hollywood UK I think so UK London okay Hollywood the same Hollywood in America yes kubera iki Dubai kubera iki London ngo Dubai ni gihe ugiye mu bintu by'akazi ibintu bya show nyine nibi nabwo mvuga ko ngiye Dubai naga ibintu byo kuba ngiye kwinjoyinga yego ndinjenga si cyane ako mbanje muri bya business by'akazi gushopinga bikoresho nkagaruka yes navuga ati wenda London wenda impamvu navuga na choose ndemo London nifuza ngo London mbanagiyeyo like visit friend muri vacation then nkagaruka yes ndafite mfitemo ba Momo ba Alice mfitemo ba Tris Caris Robert n'abandi benshi cyane yego bishikiziyo ababaye cyane cyangwa afite stress niki kintu akunda gukora kugira ngo agabanye izo stress rero ngiye mfite stress cyane nk'ikingira mu cyumba nka compose nkandika indirimbo ndavuga ati wenda nzatura umuntu runaka wambabaje ariko ati uvuga ndamushyiraho beef wenda kuba ndi gukora nyine emotion nyine kaza nkaba natangira kuvuga ngiye gufocusinga kuri iki ngiye ngiye gukora kuri iki ngiye guhanga kuri iki ibintu nk'ibyo ngibyo yego cyumba cyawe ikintu ukunda cyane oh my god mu cyumba cyane ikintu nkunda cyambere kiba cyantera kuba naba nkiri mu cyumba cyanjye niko harimo amafoto yanjye iyo ninjemo nanjye so ndabati wow amazing mukagashakoshi kawe wari ufite mu kanya ukuyeho telefone ugakuraho indangamuntu n'amafaranga n'iki kindi kintu tudashobora kuburamo ikindi kintu ndashaka kuburamo harimo paper toilet paper not toilet paper so paper nyine rupapuro ariko hari n'ibindi bintu byanditseho by'akazi yego by'akazi yego ntago bijya bibura muri bag yawe ntago bijya biburamo pe yego iyo wabyutse ku gitanda cyawe wibuka gusasa mfa pact nicyo kintu cyambere nkora nka kwa decoration navuga ati wenda nko muri hotel kandi muri hotel icyumba cyane cy'inyumba ntabwo wagisohokamo pe ndakwifuza ko kuzakijyaho ngo urebe ntabwo wagisohokamo kirarenze bacteria ni ryari uheruka kubeshya le premier z'ukwa kangahe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere niyo munsi yo kubeshya no ntabwo ndiho ntubikiye kubeshya yego urumubeshya ntabwo ndi umubeshyi bacteria impamvu yabana nabeshye birthday party yanjye agomba kuba lode z'ukwa mbere ako ngiye mbeshya ko ari iya mbere z'ukwa mbere sinabambere niyo munsi nabeshya umunsi wakubereye mwiza cyane ukawukunda cyane udashobora kwibagirwa mu buzima bwawe navuga ngo ni umunsi nakundanye n'umutipe tumaze 2 years tudatingana finally ambwira ko afite undi mugore bakundana urumva bacteria nicyo kintu avuga ati what am I doing ndi kurota cyangwa it was so amazing. I was like what imagine bacteria ni umunsi pe wakubereye mwiza cyane urumva ko yaranduhuye finally nari kuba ndi gudatinga nawe tugakundana ariko finally wenda tugeze ahantu kure
akambabaza kandi ntabwo nashaka kubabara akumva nibyo byahise binshimisha nabati okay go away hazaza undi abahungu bameze gute mudashobora kudatinga bagti umuhungu wa mbere nashaka kudatinga umutipe w'inzobe yego kubera iki umutipe w'inzobe nago navuga ngo abatipe b'inzobe bariyemera kandi akintu bafite niho umuntu uvuga ati ngiye kugera Marriott for sure nta ni coffee birenze 100 mu mufuka afite kandi urumva ko nimba uvuga ngo tujye Marriott urumva ni wari kore muri pocket yawe uvuga ngo ugiye kwishyura facture abo rero nago tuba tubashaka reka ukunze muhungu wamwibwirira ko ndagukunda ndashaka kuba sheri wanje bagti narumva biba bihabanye cyo gihe utaye muco so nuvuga ngo ngiyewe ndamutse nkunze umutipe naje nkoza geste nyine akayibona ko amukunze ariko simubwire sinabingiye bagti ako nyine hari reaction nyine werekana umutipe nyine akora ko waguyemo ubwo finally nawe nyine arigarura akabata ko yose umuti urako garankunda nyine nabaye bakobwa mudashyo ku making a friendship cyangwa nihe mici y'abakobwa b'Ikigali wanga navuga ngo umukobwa udashaka kuba inshuti yibona ibinda afite imico mibi wa mukobwa uvuga cyane ngiye nkunda umukobwa uri serious nimba mukoze ikintu nyine cyangwa mujyana na muwe serious nyine mubyemeranye ko hari ahantu mugiye sibyo nyine wenda nimugere ahantu avuga ati what ngiye ntabwo mbishaka biki kinimba mwadese ko mugiye nyine mugende nyine yes niziye karite cyangwa nihe ahantu tutashyo kugusanga n'umunsi numwe ku mutima wumva ngo I don't want to go there ntago cyo gukandagira hari ahantu ni he ahantu ndashaka kunsanga bagti mpagaze ku muhanda niho hantu ndashaka kunsanga mpagaze ku muhanda yego niho hantu ndashaka kunsanga pe kubera ko ngiye nkunda biri private nivuga ngiye nimba ngiye ndamo muri cyangwa ngiye mafite imodoka nyatumije gagara mutarinjira ntago mpagara pe ishobora kunsanga mu gipangu ariko sura na bishaka zihagaze ku muhanda nizansanga zafata ifoto yayishe kuri ku kitangazamakuru bavuga TV shara mu nyahagaze ku muhanda ngiye nzamuha miliyoni ntago dushaka guhagarara ku muhanda ntibishoboka reka asante sana cheers one more time okay yeah thank you Visha yes please twibutse basi account yawe ya YouTube ahantu hari indirimbo zawe kugira ngo mukanye gato twite dusimbukira turebe maze tuze gutanga comment hano tunakomeza ubuzima bwiza murakoze cyane bagti kuri YouTube nkoresha Visha Case Instagram Visha Case Snapchat Visha Case Twitter n'izindi social media ni Visha Case so nanabashimira cyane so big up for everyone big up for yourself kandi mwakoze na Bakti wakoze kuntumira muri interview yawe nabyishimiye cyane kandi mujye mukomeza mutube hafi nk'abanzikazi tuba tubakeneye mu buzima busanzwe kandi namwe mwakoze cyane ndabashimira yego murakoze cyane iki kintu wanga muri izi social medias reka dufate social media imwe nka YouTube ubonye umuntu wakoze YouTube wamubwiye ngo hindura ikintu ndacyanga cyane oh no Bakti ntago namuchallenging kubera ko bagikoza agikunze yes mwese wowe personally yani giti cyawe uvuga ngo kuri YouTube ari nyine haraka nawe nyine umuntu abari nyine gukora nyine kabati reka nkahindura ariko bitewe nuko kameze ubona wenda kari kukwicire okay igihangano cyawe ndayikoresha kuri Snapchat ni iki kintu wanga kuba postinze ukuba wafasha aka video kari private ukajya kubona wagashyize kuri story message ukara kandi wagakoze private kagucitse cyo kintu nicyo kinanga cyambere nicyo kiri cyambere pe nanga umuhungu ukoresha Snapchat bibari sawa ntago bari sawa bajye werekera abakobwa wa stray queen stray queen yeah man that's what's up man kuri mo kurikirana BigTown TV turi kumwe na Visha Case ngira ngo byinshi mwabyumvishe n'umuhanzikazi no fashion designer
n'umudansa aranabyina n'ibindi byinshi cyane reka dutegereze ngo afite plan yo kwambika abastari bo mu Rwanda very soon so n'ibindi byinshi bitandukanye reka supporting no kwinjira ariya ku ndirimbo ziturebe maze tuze kuzitanga comment hano next time zongera kumushaka nimba mumushaka next time tuzongera kumugaro kuri BigTown TV big up to yourself big up to Hakim behind the camera big up to you wowe urimo kurikirana BigTown TV big up to you Visha. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Yes. Yes. Until please. next time, I go by the name back T. Remember to subscribe. Hi. Mukomeze gukurikirana izi gahunda. Ciao, ciao.